umugabo nawe mu matwi abakeneye kumva umugore amubwiye ati ndabishaka. Ku mugabo nibwo bwenge bw'umugore, nibwo bwiza bw'umugore kumva atangiza n'icyo gikorwa kuko abazi ko ari umugore wigishijwe, ari umugore uzi ubwenge butabaho, ari umugore w'igitangaza, ari umugore utabandi. Nanone tutarava kuri yego, umugabo wabonye sex neza, wabonye umubiri we neza, akaba satisfied, akanyurwa, yego, n'umugore we biragoye kugira ngo ajye hanze. Aramutse agiye hanze yabaye satisfied, ibintu byagenze neza, wamunejeje uko abishaka, yego, igikorwa mwagikoranye mwese mwishimye, yaba ari nka wa mwana bagaburira byose ariko akagira umururumba akajya ajya kwiba. n'uburwayi. Uyu nati nterwa agahinda no kuba ibintu bitigishwa mu mashuri kandi aribwo buzima shingiro ry'ubuzima ku isi. Ngo yashyizemo ibikabyo ariko mama kwe ntago yakabije. Ni ukuri ntago yakabije. Kuko urumva umugore n'umugabo yego niba bakonekitwa na sex, ubwo ni ukuvuga ngo ni igikorwa cy'ishingiro ry'umuryango, gikora ubumwe hagati y'umugore n'umugabo. yego, ubumwe bukabyara umunezero, umunezero ukabyara urukundo, urukundo rukabyara ibyishimo, abana bakaza babisagambiramo banezererwamo. Urumva imiryango bikayihanayo bikayishyira, igihugu kigafatwa. Urumva no kuvuga ngo doctor wabyutse akabura sex, I know ashobora kwica umurwayi, ashobora gucomora ibintu byari bicometse umuntu yari ari kuri oxygen akibagirwa. yego, kuko umugabo wabuze sex agira stress, ararwara, adevelopa indwara, kandi mu mutwe na stroke ishobora kuza no kwibagirwa. Urumva se uwo doctor azakora iki? Mwarimu azakora iki mu ishuri? Professor, perezida w'igihugu se? Kangoye ka story kamwe cyangwa ambwira abatwumva. Hari umugabo wajyaga arana n'umugore mu gitanda, yajya kumukora akavuga ngo ndarushye. Ndarushye nyine yo mu buriri yashenye urugo. Urumva? Noneho agasinzira akagona. Umugabo akavuga ati rero aho kugira ngo nturike imitsi yo mu mutwe, aho kugira ngo ndware stroke, aragenda agambana n'umukozi, asezerana n'umukozi we, baryamaga mu nzu imwe, akajya agenda akamukura mu kindi cyumba ariko akamusohokana amuhetse kugira ngo umugore ataza kumva ibirenge by'abantu babiri. Akamuheka agakambakamba akamugeza hanze, bagakora sex, akivura imisonga, akigarukira akarya. Umugore nta habara asinziriye. Rimwe kabiri gatatu, noneho nihuse umugore rimwe aza kwicara avuga ko uyu umugabo uhora ugenda at the same time arwara diary, arwara iki nagaruke vuba. Noneho nawe ashyiraho agatima aravuga ati kambyuke ndeba aho agiye. Agiye kuza asanga umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Twishimiye kongera kubana nawe. Uri umwe mu bantu bavuga ngo bafasha abantu mu buryo bwose bugaragara, kandi tukabona na message zigenda zibitwereka. Nk'ubu ngubu ngiye nsoma message abantu bagiye batwohereza zivuga kuri Mama Queen, zivuga ku biganiro bitandukanye twagiye tujyana na Mama Queen. Usanga ari message zikomeye cyane, reka tubaze kuzigarukaho. Mama Queen, reka ko kujya mu bindi byo ku ruhande, reka dore kuri kino kintu. Mu bintu byinshi cyane wagiye ubwirwa, nanjye message nagiye mbona benshi ngo mu bagabo barakomeretse, bakomeretswa ngo n'abagore, ariko ntibakomeretsa mu bundi buryo bwo mu nzu cyangwa bwo ku kazi cyangwa bwo kubabwira nabi, wakomeretsa mu nshingano zo mu gitanda. Gute? Urakoze jara. Nakoze kumbaza icyo kibazo kuko ndabona mu muryango nyarwanda, kamvuga umuryango nyarwanda kuko ndi umunyarwanda kandi mba mu Rwanda. Yego. Ariko ni ikibazo kiri mu muryango ku isi hose. Rero mu by'ukuri ikigaragara nuko abagabo muri feedback nagiye mbona,
bambwira ko bakorerwa ihohoterwa mu gitanda mu buriri. Ni ukuvuga ngira ngo ubushize nasomye icyanditswe kivuga ngo ntimukimane imibiri. Yego. Ndabisobanura neza. Yego. Bibiliya ivuze mu mubiri naravuze ngo bivuze igitsina. Yego. Noneho abagabo bavuga ko ihohoterwa bakorerwa ari bagore kubima imibiri yabo cyangwa kubatera umugongo mu gitanda. Ndetse mu by'ukuri bigeze ku ntera ikomeye ku buryo ngiye nkurikije feedback nabonye na rya hohoterwa risohoka hanze bikageraho umugore akubitwa cyangwa atotezwa cyangwa umugabo amuca inyuma cyangwa afunga rasiyo acika intege akananirwa gukora guteza imbere umuryango biva mu gitanda. Biva mu kwimana imibiri kw'abagore no kugira imibiri yabo iturufu. Nizo feedback nagiye mbona. Kugira imibiri yabo iturufu gute? Ukuvuga ngo niba afite icyo yapfuye n'umugabo cyangwa niba afite ingeso abona ku mugabo adakunze. Yego. Nk'urugero nkunda gusobanura ibintu kugira ngo bibe clear. Yego. Wenda yashakanye n'umugabo unywa inzoga. Yaza kuza agataha yanyoye inzoga kandi nyine abagabo iyo banyoye inzoga imisemburo irazamuka cyane. Ubushyuhe buriyongera. Ubushyuhe buriyongera. Yagera mu rugo nyine urabyumva umugore kubera ko baba batajyanye mu kabari nabo batazinyoye. Yego. Akavuga ati sinshobora kukwemera ko dukora sex cyangwa imibonano. Yego. Wanyoye inzoga. Kandi noneho bashakanye izo nzoga zinywa. Yego. Bafiyansanyije abizi ko izo nzoga zinywa. Akavuga ati se ko yanyemeye zinywa kubera iki noneho abigize iturufu. Yego. Hari inkuru imwe naraye nsomye usibye wenda tube turetse na feedback. Yego. Hari abakangurambaga ngo bita inshuti z'umuryango. Yego. Barimo kugenda bareba ikintu gitera amakimbirane mu ngo. Noneho bagera ku mugabo umwe arababwira ati jewe umugore yarankaniye mu gitanda kubera nyine ko mba nanyoye inzoga. Ati none kubera ko nyine yankaniye yanyimye inzoga naraziretse. Kugira ngo nkemure ikibazo kimwe atari ko ni manipulation. Nubwo naziretse nakemuye ikibazo kimwe ariko ikindi kirahari. Ni ihohoterwa n'ubundi sinaziretse kubera ko mbikunda. Yego. Rero ni muri urwo rwego wenda urwo ni urugero ntanze. Ariko hari no kuba umugore afite icyo yapfuye n'umugabo gito. Yego. Kwa kunda abantu mu rugo utuntu bapfa ni twinshi pe. Abashakanye bashobora no gupfa n'igikombe, bashobora gupfa ya korogati nk'uko nabivugaga. Ugasanga bibaye intandaro yo kumwima umubiri wenyine. Kavuga ati tuzabanze twicare tubikemure kugira ngo twongere dukore imibonano. Kandi wenda umugore ntabigiremo n'uruhare kugira ngo wenda cya kibazo gikemuke. Agategereza ko umugabo azibuka buri kantu akaza agasabira imbabazi. Ubwo rero cyubundi umugabo atabyibuka kugira ngo niba ashaka uwo mubiri abanza biteretere nabyo. Abagabo rero ukuntu ngewe nabonye bateye ni abantu badatinda ku tuntu duto. Ariko twebwe abagore mindset yacu buri kantu kose turi sensitive. Naka kandi umugabo yibagiwe twebwe tuba tukazi. Hari abafata ikarine bakandika ibibazo byabereye mu rugo. Oya, umugore se? Umugore? Oya. Hari ababyandika mu mutwe nyine muri memoire bikaba kimwe gikurikirana n'ikindi. Yego. Ariko ugasanga si bya bintu nyine bikomeye cyane. Ni akantu gato bagonganiyeho gusa. Umugabo yagiye anabyibagiwe. Yego. Niba ari n'uwinywera ako kayoga ntakibyibuka. Niba ari n'usenga yasenze yanabyibagiwe. Yaza kuza rero agasanga umugore uburakari ni bwose. Ntazi uko byagenze, ntazi icyabaye. Yego. Bikaza kugera rero muri cya gihe cyo kugera mu cyumba. Bagera mu cyumba? Bagera mu cyumba nyine akamukanira. Akamubwira wenda ati ndarushye cyangwa akamubwira ati ndarwaye cyangwa akanga kuvuga. Bikaba igihe kinini. Bikaba igihe kinini. Wenda arimo abamara igihe kinini navuga ngo umugore atagakwiye kumara ni nk'igihe kingana iki? Igihe kinini umugore atagakwiye kumara adaha umubiri umugabo we ni nk'igihe kingana iki? Ubundi reka nkubwize ukuri Jara. Ku bagabo nkuko ubona umuntu atagombye kurara ibiryo niko umugabo atagombye kurara sex. Oya. Buri munsi
ni part of life n'ubuzima kandi ndumva ashaka gusoma n'icyanditswe yego nta kibazo kubera ko iyo ntasomye icyanditswe ngo abantu bumve ko ari ijambo ry'Imana bashaka kugira ngo ni amagambo ya mama ni na fact yego urumva yego rero mu by'ukuri biriya ni part of life n'ubuzima ku mugabo no ku mugore no ku mugore ariko nyine kubera ko imisemburo y'umugabo itameze nk'iy'umugore narabigisha ndababwira ngo imisemburo y'umugabo ku bijyanye na sex iri high cyane bagira ubushake bwinshi buri hejuru kurusha abagore ndavuga ngo ikitonderwa keretse abagore bafite hormones zizenda kumera nk'iz'abagabo nabo ni bake ni nka 2%. Ariko ku mugabo sex ni part of life bivuze ngo umugabo buri munsi aba akeneye ko akora sex najyaga nigisha abagore bakambwira ngo ariko makwi ubwo abantu ntibakora timetable urumva abantu ntibakora timetable ngo wenda ngo bigakorwa ngo nko kuwa gatandatu muri weekend abantu batakoze cyangwa muri leisure time cyangwa abantu basohotse niko abagore babyibwira kubera ko nyine bo bagira ubushake buke bumva ko n'abagabo ariko bameze niyo biba affectinze ntago biba affectinga nk'abagabo ko baba affected mu buryo batazi yego ariko umugabo wabazi nubwo agize ingaruka zo kubura imibonano abazi n'icyabiteye yego abazi n'ingaruka aho yazikuye yego kuko umugabo nyine wabuze imibonano mubwire characters are developing imico azana yego icyambere no kumva nta mahoro hatari amahoro nta munezero hatari umunezero nta byishimo ubwo nta guseka n'umushiya mu rugo umujinya abavoma hafi we yanagukubita narakubwiye ngo umugabo wabuze sex n'inkoko yo mu rugo irabiziba n'umwana yabyara biziba n'abakozi ayoboye ntureba nka boss wa hano hantu ubu bitatunganye mu gitanda aba bakora ahangaha muri Sand Park nabo buriya bahura n'ingaruka niko bimeze bivuze ngo umugabo ni buri munsi umugore se wenda atabishaka ntabwo harimo ihohoterwa mu makwe atabishaka se arwaye ese makwe yaba atarwaye akaba yumva atabishaka atari muri mudu reka nkubwize ukuri amarangamutima yatameze neza reka nkubwize ukuri ni ubutamenye reka dusome icyanditswe nta kibazo sibyo genda uvuga utumwere ntabwo dusoma cya kindi cy'ubushize reka dusome buri munsi nanjye ndaba ndeba message abantu bagiye bakohereza mu kanya tubaza tuzisoma ntabwo ari nyinshi nuzibona uraza kutubwira ntabwo ari nyinshi natoranije ariko zirahari turaza kugenda tuzisoma inyinshi rero dufite ahangana iz'abagabo bavuga ko abagore babo babimba twagiye erega iyo ubona feedback zimeze gutyo z'abagabo umenya ukuntu barenganye yego reka dusome icyanditswe kiri mu Baheburayo ibice 13:4 haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza burya se nibyo birimo kurongorana kubahwe na bose yego kandi kuryamana kw'abashakanye kwe kugira ikikwanduza ubwo ni ukuvuga ni bose ni umugabo n'umugore bose umugabo umugore umwana umuryango abashyitsi bari muri urwo rugo buri muntu wese yubahe icyo gihe yubahe kurongorana yego kuba bashakanye no kuryamana kwabo ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo umugabo aje saa sita kuri lunch ashaka sex ari wo mubiri we Bibiliya yise umubiri kuri lunch kwa kundi baza kurya ibiryo bya saa sita ntabwo yita ngo nyirabukwe arahari sebukwe arahari cyangwa umwana ararira baba arakubwira ati umwana ashaka aho umushyira oya dukemura ikibazo ngwino ndagushaka afite sinye acira umugore akabibona ko yazimuciriye ariko akavuga ngo hari abashyitsi si umwana ko arira ugasanga narakubwiye ngo umwana na se barafuhirana ugasanga umwanya munini yawushyize ku mwana se yabuze ibye
rero ugasanga urugo rurasenyuka muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo rero abo bashyitsi sobukwe nyoko bukwe babyubahe kuko na nyoko bukwe na sobukwe burya barabizi. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibiri byiribanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. Uzi iyo umugabo areze umugore we kwa sebukwe cyangwa kwa nyirabukwe cyangwa ku babyeyi b'umugore cyangwa kwa nyirasenge akavuga icyo kintu, nuko benshi babitinya kubivuga. Ahubwo ushaka gusanga avuga ngo umugore aransuzugura. Ntabwo batinyuka kubivuga, bumva ari ubugwari, bumva biteye isoni. Iyo umugabo avuze ngo umugore aransuzugura, akenshi nicyo kibazo cya gihari. Ibindi byose ashaka kuba yabitunganyije nk'uko ubona hano hari arenge. Yego. Ariko icyo kitatunganye, byose ibyo wakoze wabikoreye nyuma ya zero. Ku mugabo ni igihombo rwose, ntacyo wakoze. Ni ukuvuga rero uri umunyagasuzuguro. Rero ashaka kubivuga ntumenye ibyo avuga. Yego. Cyangwa akakubwira ngo nta burere ugira. Ariko warareze. Ntabwo wigeze bagutoza. Ntabwo wigeze urerwa. Ukavuga ariko uyu mugabo avuze ko nta burere ngira, cyangwa akakubwira ngo nta bwenge ari kugira. I know. Cyangwa akakubwira tugira inshuti mbi. Ushobora kumva ibyo bintu ukararurira bugake. Kandi ibindi bintu byose wabitunganyije, mu rugo byagenze neza, abana bari ku murongo, abashyitsi barorganized, akazi wagakoze neza, ukavuga uti uyu mugabo yampararutse buriya yabonye abandi. Ariko ni ibyabavuga. Rero urabyumva ko buriya ikintu cyo nabonye cyo nuko abagabo ntibavuga. Yego. Abantu bashaka basema makwini yari ko umuvugizi w'abagabo. Ariko ngewe niyemeje kuvuga ukuri kose ntaciye ku ruhande, kandi nkavuga ibintu uko biri. Ushaka kwiga, ushaka kubaka. Ikindi niyemeje nuko ikintu nzi cyasenya umuryango, sinshobora kugica hirya no hino ngo nkite irindi zina. Ibyo abantu benshi badashobora gutinyuka. Ngewe ndabitinyuka kuko nzi ingaruka z'umuryango wasenyutse cyangwa wagize amakimbirane. Rero njya nkunda kuvuga ngo nanga divorce n'igisa nacyo. Niyo mpamvu rero ngewe ikintu cyose nkita mu izina ryacyo, nubwo ngira ikinyabupfura nkabyubaha, kenshi nkakoresha terime za Bibiliya, ariko mu by'ukuri abagabo ntago bavuga. Icyo nicyo cya mbere. Twebwe abagore turanavuga tukaruhuka. Kuki twe tutavuga? Niba ushaka ikintu umubwire, singishaka uri kunsuzugura kandi kunsuzugura mu gitanda. Icya mbere ni nature y'abagabo. Ntabwo bikora uko mbyifuza. Kuki tutabivuga? Reka nkwereke impamvu. Umugabo nk'uko azi ko atangira gushinga umuryango cyangwa kurambagiza, afite inshingano yo kubaka urugo no kurushakira ibiruteza imbere. Yego. Cyane ko niyo hagize ibitagenda neza mu rugo ku bijyanye n'iterambere ry'umuryango, kenshi bibazwa umugabo. Yego. Ko niwe head of the family. Yego. You expectinga rero nawe mugore kuje kubaka, uzi inshingano nyamukuru y'urugo. Uzi icy'ingenzi mu rugo. Uzi ikibura mu rugo, urugo rugasenyuka. Yego. Uzi ikiruhura umugabo wawe, igitera umunezero umugabo wawe, ikikuzanye.
narabisobanuye ndabyigisha ndabasobanurira ndababwira nti umugore ntabwo aza kugira ngo ateke neza ibiryo. Hari abagabo hanze aha bafite amafaranga yashaka n'umushefu kurusha guteka inshuro zingahe. Abakozi baba bahari hano mu Rwanda. Ikintu kimwe gushakira nk'uko birivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Yego. Bombi bakaba batakiri babiri ahubwo babaye umwe, ni sex yonyine. Ariko nanone umugore udateka utagira iyo suku abagabo nabo bavuga ko bamwanga. Muri message nyinshi cyane twagiye tubona. Reka nkubwire Jara. Kenshi amakimbirano uzabona mu rugo yasohotse hanze bikagera no mu rukiko, kenshi ku ruhande rw'umugabo niho biba byahereye. Naho bipfira agatangira kwiyenza ko udateka neza. Agatangira n'ibyo utetse neza ntabibone. Haba harimo umunyu muke ati ndashaka mwinshi, haba harimo mwinshi ati ndashaka muke. Yego. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe abagabo ntabwo bagikubita abagore kuko bazi ko bafungwa. Yego. Agukubitisha nawe ijambo. Urumva? Tortire yo mu mutwe. Yego. Kuvuga ngo niba umwimye umubiri wawe ushaka. Yego. Ukabigira iturufu. Yego. Nawe aragukubitisha amagambo n'agahimano mu rugo. Yego. Aguhime, ashobora no kwirukana abakozi akavuga ati nta kavuyo k'abakozi nshaka hano. Ujya uteka? Ujya ubikora? Yego. Kandi ari byatangire mu gitanda. Niho bihera Jara. Kugira ngo comment warazibona. Yego. Ndaza kuzisoma reka. Umva nahamagawe n'abagabo bo ku isi yose. Barambwira bati mama twarashize. Yego. Bati rirya hohoterwa ubona risohoka hanze rikorwa n'abagabo biba byahereye mu kutwima imibiri yacu. Noneho byamara gusohoka abagore bakaturega ihohoterwa kubera ko twebwe tutavuga ikibazo aho gishingiye. Abagore bagatabarwa n'amategeko arengera umugore n'umwana, nyine abashinzwe iby'ihohoterwa. Ariko twe ntawe udutabara kuko ntawe uzi n'ikibazo dufite, nta n'ubuzi aho byahereye. Hari abambaza bati se mama ubu umuntu yishakiye umuntu ku ruhande koko ngewe maze ukwezi. Yego. Niyampaye ampanjugunyira. Urumva? Ako niko kabi. Gira vuba nigendere rangiza niryamire. Undi akavuga ati ndarushye. Iyo yatavuze ngo ndwaye umutwe avuga ko arwaye umugongo, yatavuze ngo arwaye umugongo, arwaye umutwe, bigahoraho gutya. Niyamuhaye akamuha nabi. Ese reka nkosore n'aka kantu. Kari kagiye kunyibagira. Yego. Ubundi aho abagore babyicira nuko bumva ko ari uguha abagabo. Yego. I know. Iryo ni ikosa rikomeye. Yego. Guha umugabo nko kumuha ibiryo. Nuguhana. Ko iki ni igikorwa cy'abashakanye kibahuza mu kabumwe, cyaremwe n'Imana, kibamo uburyohe buri muntu wese akeneye, kibamo enjoyment n'umunezero buri muntu wese akeneye mu mubiri we. Ngira ngo mu buryo bwa science iyo abantu bakoze imibonano hari ibyo bita kurangiza mu Kinyarwanda. Hari ibintu hari imyanda isohoka, hari spam zisohoka, hari ibintu bitagomba kuguma mu mubiri, yaba ku ruhande rw'umugore yaba ku ruhande rw'umugabo. Ni umunezero wanyu mwese, ariko kubera ubutamenya abagore bazi ko ni ugukora fevu umugabo nyine kumuha. Kandi ni uguhana. Bibiliya nibivuga ngo ntimukimane. Ntabwo bavuze ngo umugore ntakime umugabo, umugabo ntakime umugore. Ntimukimane mwembi. Bibiliya cyagihe twarayisomye, cyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo nyirango wa 5. Haravuga ngo ntimukimane, ngo kuko umubiri w'umugore iyo muhuye mugakora imibonano ntabwo ubukiri w'umugore wabaye w'umugabo. N'uwo mugabo wabaye w'umugore muba muri umwe. Narabigishe ndababwira nti tubyara abana tukaba twita amezi 9. Ntabwo biri irambwira ko turi umwe n'umwana ngewe nabyaye. Nonkeje nkarera. Ariko bibiri imbwira ko umugabo n'umugore iyo bahuye bagakora sex baba babaye umwe. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ubukigenga kuri cya gitsina cyawe, reka mbyite izina. Ari wowe Bibiliya yise umubiri. Ntabwo ari turufu, ntabwo ari ikirwanisho. Oya, narababwiye mbaho urugero rw'umugore umwe watubwiye ati ngewe niyo nagiranye ibibazo n'umugabo ngira stock mbibikamo, kandi ubwo bushobozi abagore barabufite.
kumenya stock abikamo ibintu ni ukuvuga ngo niba hari ikibazo cyabaye kijyanye n'umukozi mu rugo iyo stock arayifite yabishyiramo niba hari ikibazo yapfuye n'umugabo mu gitondo iyo stock nayo arayifite ubwo bushobozi turabufite ibyumba muri twe niba hari ibintu bitagenze neza mu rugo cyangwa mu muryango mugari cyangwa n'ahandi izo stock zose turazifite niko Imana yaturemye ushobora kubishyiramo muri stock yabyo na ya sex ukayikora neza warangiza muri wa munezero murangije kunezeranwa mwishimye umugabo yishimye yanezerewe inyuma mwasetse ugakurayo ya stock kamubwira utari ko cyagiye ntago wanejeje cyagiye hari akantu wawe nibwo yabyumva neza nibwo yabyumva neza kuruta kumufungira amazi n'umuriro sinakubwiye ko umugore n'umugabo k'umugabo mu gikorwa cya sex ashobora kurangiza yiyunze n'umugore nubwo cyaba ari ikibazo kimeze gute umugore apfa kuba yabikoze neza mushobora kwiyungiramo ibibazo byose mwari mufitanye bikarangira kumenya ko ari igikorwa cy'ubumana cyaremwe n'Imana twebwe abakristo tubyita kuramya Imana abantu bazi ko kuramya Imana ari rohanje yindi yo mu rusengero no kiriya gikorwa nicyo cyo kuramya Imana mu muryango cya mbere Jadi niko bimeze ndakubwiza ukuri no gusingiza Imana ntibakayisingiza igice rero ntibakayisingiza igice Bibiliya yarambwiye ngo ntimukimane ngo kireka hari mwahanye igihe ngo nacyo cyo gusenga ngo nabwo mukagaruka vuba ngo Satani atabagerageresheje uruba ry'imibiri yanyu ubwo ni umwuka w'ubusambanyi butangiye kubinjirana ni ukuvuga ngo rero nubwo waba uri pasiterine nubwo waba uri fasiti redi ukava mu rugo wimye umugabo ukajya kubwiriza ukajya mu biganiro mbwirwaruhame by'abaturage nta kintu uba ubigisha mu rugo rwawe wimye umugabo kandi ku Mana kwima umugabo ni icyaha cyakubuza nijoro ibi ndabivuga ku mugaragaro uzashaka azaza mbazi ko nsiga nimero yanjye kwima umugabo umubiri we Imana yaremye ikabagira umwe ikabahuza mukaba umwe ariyo enjoyment aribyo byishimo by'umugabo ariwo munezero w'umugabo ni icyaha cyakubuza nijoro narabisobanuye jara umugabo wabuze sex nkuko wa mubiri w'umuhagurukana niho n'imitsi yose ihurira none ni ukuvuga ngo iriya mitsi uko ihagaze ikintu kiyigonda cyangwa ikintu kigonda wa mubiri cyangwa ikintu kigonda cya gitsina ni ugukora sex gusa iyo bikoresheje ibitekerezo akabikora nta kintu wamusobanuriye gifatika kigaragara bwire wenda urugero uri mu mihango cyo ni ikintu gifatika kigaragara urugero wenda uratwite wagize ibibazo by'inda ibyo wabimusobanura neza mu bwaneza akabyumva ko ni umuntu ntabwo ari igikoko none akabona uko ategeka bya bitekerezo bye ananezerewe yanabyumvise ariko noneho yategetse bya bitekerezo agategeka wa mubiri agategeka bwa bwonko kugira ngo wa mubiri ugonde harimo amahane n'agahimano arababara cyane aravunika adevelopa urwango ibyishimo birabura nta munezero umushiha urazamuka urukundo rurashira nubwo waba uri Miss Rwanda atangira kukubona nk'umuntu mubi cyane atari yabonaho ku isi hari ikibazo nge nibaza kenshi abagabo nibo byumvikana ko bagira icyo kibazo ntaho umugore we agira ikibazo akavuga ati umugabo wanjye yaranyimye umugabo wanjye ntabwo ajya neza umugabo wanjye ntabwo umubiri awumpa neza umva uganira n'ingeri zitandukanye abagore abagabo uganira nabo muri za brother shower mu miryango abagutumira kugira ngo bashe kubafasha n'andi atandukanye ntabwo abagore bo bagiye bareklama uko twumva reklamation z'abagabo ngabo ku ruhande rw'abagore bimeze bite abagore bafite za hormone navugaga ziri hejuru bajya bagira ikibazo nabo cyane cyane abagabo bari muri misiyo zitarangira yego cyangwa se abagabo banywa inzoga bagatinda mu kabari bakaza bucya n'umunaniro yego cyangwa se abagabo nanone bafite ikibazo cy'uburwayi
hari abagore bake cyane bakomplaininga ndavuze ngo ni bake. Ikindi abagore bakunda kuvuga hari abavuga ko bagira abagabo badatereta, batababwira amagambo meza, bataromansinga, azanye namubwira ngo hindukira mpereza. Izo ni buzo complaints z'abagore. Ariko hari abagore none bakubwira bati umugabo naramwishe, ntago narinzi ko bigeze kuri urwo rwego. Tujye ku bagabo bameze batyo, wababwira iki? N'ubushize nabivuzeho, twebwe abagore umunezero wa sexy cyangwa umunezero ubushake urukundo dushaka gufiringa ku mugabo runyura mu matwi nibyo biryo by'urukundo. Rwose niwo muyoboro w'ibiryo by'urukundo. Kuko hari umugabo kare twavuganye ambwira ukuntu umugore yamukaniye mu buriri nyine, yamwimye sex, ndamubaza ariko ubwo wowe ukora ibyo ugomba gukora, ati mama kuri nakora ibi se, uba wamwinginze, wamubwiye amagambo meza, uba wamuromansinze. Arangije ambera umunyakuri arambwira ngo se ko yanshatse nzi ngo ntago nigeze ababyeyi nanjye bambebeza. Ntabwo ari ibyanjye. Ati nanjye rero kubebeza ntago mbizi. Ntise kuki utiga ukanaguguringa, ubundi se wavutse uzi gusoma no kwandika ntiwabyize? Ati hari utwo duke nize, ati maze kutwiga, ati ngiye kutwapurika arambaza ngo ibi kandi wabibyadukanye gute? Ati mpita noneho nakariho karangira atanca intege. Mu rugo ibintu bihari ndumva ari intambara. Reka dusoreze ku butumwa buke buke abantu bagiye batwoherereza, cyane cyane mu biganiro nk'ibi ngibi bireba Mama Queen ndetse n'izi nyigisho. Uyu nguyu uwa mbere, reka dusome uyu nguyu ngo ibi ngibi utubwira byerekeranye na sexe ngo wabimenye ute? Ngo bivuze neza, ibi wabimenye ute? Tubanze dusubize kano kabazo. Yashimaga se nibura yashimaga ati wowe wabimenye ute nuko abandi batabizi? Okay, ni ikibazo cyiza. Jewe nkuko reka mbaye urugero, nkuko abantu bize science baba scientifique bamenya imyororokere y'umubiri y'umugore n'umugabo, buriya Imana yabiremye byose, numva ariyo yabahaye ubwenge bwo kubivumbura no kubimenya. Nanjye rero ni Imana yabinyigishije mu buryo bw'umwuka wera. Yego, ni umwuka wera wabinyigishije. Icyo twagisubije. Ikindi kibazo numva ari byo kuko bihuza nuko biri, ntawe ujya bihakana. Ikindi yavuze ngo yes, ntabwo umugabo akeneye ko umupfukamira ngo mutegurire umuterure cyangwa ngo wuzuze ameza y'amoko y'ibiryo byose. Icyuta byose ku mugabo ni ukumuha sex. Iyi ni message wari wanabivuzeho. Nibyo yavuze. Message ni z'abagabo. Uyu ni yagize ati reka ngusetse, uzi ko nshobora gusanga umudamu atetse cyangwa hari ibindi atakoze, ariko yanyihera nkaba nararira ibyo ngibyo gusa, amahoro agahinda. Yaratwunganiye. Yarunganiye. Ntabwo byoroshye, ariko benshi ntabwo baba babizi mu bushakashatsi bwabo. Ngiye nkunda kubwira abagabo kuko umugore yakaniye gutyo yumva ari umwicanyi, yumva ari umugome, yumva ariko mu by'ukuri nkunda kubabwira nti n'ubutamenya, ntabwo benshi baba babizi, hafi ya bose ntabwo baba babizi. Kuko abagore n'abana beza aho amenye ibintu arakosora kandi arayoboka. Yego. Ntabwo baba babizi. Mama Queen, wajya utwigishiriza abagore bacu ko twarushye, nta n'uwo tuvugira, nta jambo abagabo tukigira. Sibyo ndimo gukora se? Sibyo wenda ahangaha hari ahandi hantu ujya uca? Njya nca muri za bridal shower mu bakobwa bagiye gushyingirwa, kandi nanone nshobora no kubyigisha muri seminars, kandi nanone abagore barampamagara ari benshi. Yego. Kambwira Mama Queen ibintu twarabyishe twarabivanze. Yego. Tubigenze gute? Ndabigisha pe. Yego. N'ubu ngubu n'umugabo wankonekita n'umugore we, umugore we yemeye guca bugufi, namwigisha. Bajya babikora se? Barabikora. Nyigishiriza umugore. Hari ingo nyinshi njya nubaka kuri video call cyangwa kuri WhatsApp call, audio call. Ikindi nanone
abagabo benshi bagiye bafatira kiriya kiganiro twagiranye, yego, bakagiha abagore babo bakicara, yego, nkababwira mwicane mwumve icyo kiganiro mukirangize, wamusabye audience nurangiza umubaze icyo yakuyemo. yego, Hari uwambwiye ati umugore wanjye yahise ambwira ngo yakozwe n'isoni, oh, atarihana asaba imbabazi. yego, yes. Nyinshi ni inyunganizi z'imesaje ati ibi bintu ahubwo ndibaza ukuntu wabimenye wowe, kuko abadamu bake nibo babizi. Kuki abagabo bose batavuga ibyo bashaka, naho hagaragaza ko abagabo kuki batavuga ngo ati jye ndifuza ko uzajya ubigenza gutya. Aha, icyo ni ikibazo cyiza. Kambanze nsubize uwo ngo wavuze ngo ubwo bwenge wabumenye gute? Ni wisdom. Yego. Ni ubwenge bw'Imana. Ibi ntabwo wabyigira mu ishuri, ntabwo ari knowledge. Noneho abagabo baraceceka cyane, ariko uzi ikibatera guceceka? Muri communication, muri bya biganiro byo mu rugo by'abashakanye. Yego. Umugabo iyo ashatse kuzana icyo kibazo ngo yereke umugore ko atazi agaciro ka sex, wenda namwigishe, yego, babona abagore batabiha agaciro. Babona abagore batabiha agaciro. Abagore benshi babifata nk'abagabo ari uko exaggeratinga, ari ugukunda sex cyane, ari abasambanyi, bagirira riri high. Noneho umugabo akabona arasa nk'aho abwira umuntu utumva. Iyo sije akanayireka. Yego. Kandi nanone umugabo bikamutera isoni gutora abantu ababwira ngo umugore yanyimye sex. Kuri sex, I know. Noneho akaba nundi yagize ati yes, nta kintu gishimisha umugabo nko kumva umugore nawe amusabye ko bakora sex pe. Umugore ubikora burya aba yiziritseho umugabo we. Wow. Icyo kintu katukivugeho. Abagore rero nyine kwa kuntu kumva ko ari uguha umugabo, ari ukumugirira favor, nta nubwo bumva ko icyo gikorwa ari icyabo kibareba, nta nubwo bumva ko bagitangiza, nta nubwo bumva ko bakigiramo uruhare. Si abagore bose, ariko hari abagore Imana yahaye ubwenge. Urumva rero umugore iyo atangije icyo kintu akaba initiator wacyo, ni urugero bageze mu cyumba, ubundi nigisha n'abakobwa bagiye gushaka ko iriya myenda ya night dress bagura si yo kurarana, ni yo kubyukana. Yes. Umugore aryamye yambaye ate? Gira inama abagore nyine. Bazanshaka nimba mbambariza abari kudukurikira. Kereka mu bihugu birimo ubukonje bwinshi nk'ibihugu byo hanze, muri cya gihe cya winter, ariko ubundi umugore n'umugabo ntago bagombye kurara bambaye, kuko imibiri yabo ikoranyeho nabyo ni part of romance. Umugabo n'umugore bagomba kuryama bambaye ko bavutse, bagahuza imibiri. Erega imibiri yabo ni umwe. Imibiri nubwo tuvuga ko umubiri ari igitsina, ariko ndavuga the whole body. Yego. Noneho rero ni ukuvuga ngo iyo umugore atangije icyo gikorwa, kubera ni igikorwa cy'abashakanye bombi, binezeza umugabo birenze. Kandi abagore benshi bazi ko ari ugushyanuka, bazi ko ari ukwigira indayi, bazi ko umugabo ashobora no kuvuga ati iyi ndayi nashatse ivuye, kukiraye wambaye ubusa. Ariko ku mugabo n'abana beza ntabwo ibyo bintu bajya babitinda, apfa kuba umunezero we wuzuye. Ahubwo niwe mugore w'ubwenge, niwe mugore utabaho. Tuba twenda abagore ubwo ngubwo bigenda bite? Bajugunye? Tuba twenda abagore bajugunye? Turiya batubyukiramo abagore, batubyukiramo ntabwo barara batwambaye. Ubwo barara batwambaye nyine ni babandi batazi. Ubwo wabyumvise. Cyangwa se wenda mwabyumvikanyeho, ariko ubundi ntabwo mugomba kurara mwambaye. N'igikomye umugabo ashobora gufata akantu hafi aho agasohoka, ariko ubundi nuko bimeze. Uyu ati umugore wisabiye umugabo, ntaho umugabo ashobora kujya, ni nka ya yindi uba umuziritse pe. Jya ubibwira abadamu kandi ntibikabatera isoni, kuko ahubwo abagabo tuba tubyifuza twarabibuze. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye.
bankoraho riraka ni abahanga pe. waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Amugabo mu matwi abakeneye kumva umugore amubwiye ati ndabishaka. Ku mugabo nibwo bwenge bw'umugore, nibwo bwiza bw'umugore, kumva atangiza n'icyo gikorwa kuko abazi ko ari umugore wigishijwe, ari umugore uzi ubwenge butabaho, ari umugore w'igitangaza, ari umugore utabandi. Nanone tutarava kuri yego, umugabo wabonye sex neza, wabonye umubiri we neza, akaba satisfied, akanyurwa, yego, n'umugore we biragoye kugira ngo ajye hanze. Aramutse agiye hanze yabaye satisfied, ibintu byagenze neza, wamunejeje uko abishaka, igikorwa mwagikoranye mwese mwishimye, yaba ari nka wa mwana bagaburira byose ariko akagira umururumba akajya ajya kwiba. N'uburwayi. Uyu nati nterwa agahinda no kuba ibintu bitigishwa mu mashuri kandi aribwo buzima shingiro ry'ubuzima ku isi. Ngo yashyizemo ibikabyo ariko mama kwi ntago yakabije. Ni ukuri ntago yakabije. Kuko urumva umugore n'umugabo niba bakonekitwa na sex, ubwo ni ukuvuga ngo ni igikorwa cy'ishingiro ry'umuryango, gikora ubumwe hagati y'umugore n'umugabo. Ubumwe bukabyara umunezero, umunezero ukabyara urukundo, urukundo rukabyara ibyishimo, abana bakaza babisagambiramo, banezererwamo. Urumva imiryango bikayihanayo, bikayishyira, igihugu kigafatwa. Urumva no kuvuga ngo doctor wabyutse akabura sex, I know ashobora kwica umurwayi, ashobora gucomora ibintu byari bicometse umuntu yari ari kuri oxygen akibagirwa. Kuko umugabo wabuze sex agira stress, ararwara, adevelopa indwara, kandi mu mutwe na stroke ishobora kuza no kwibagirwa. Urumva se uwo doctor azakora iki? Mwarimu azakora iki mu ishuri? Professor, perezida w'igihugu se? Noneho uyu nagize ati urazi ngo zirara mu muriro utazima, abana bagira imibereho mibi, ibyangirika n'ibisahurwa n'indaya bitewe n'uko utamenya ubwenge ku badamu. Cyubabwira ni niyi message dusorejeho. Reka ngoye ka story kamwe cyangwa mbwira abatwumva. Hari umugabo wajyaga arana n'umugore mu gitanda, yajya kumukora akavuga ngo ndarushye. Ndarushye nyine yo mu buriri, yashenye urugo. Urumva? Noneho agasinzira akagona. Umugabo akavuga ati rero aho kugira ngo nturike imitsi yo mu mutwe, aho kugira ngo ndware stroke, aragenda agambana n'umukozi, asezerana n'umukozi we, baryamaga mu nzu imwe, akajya agenda akamukura mu kindi cyumba ariko akamusohokana amuhetse kugira ngo umugore ataza kumva ibirenge by'abantu babiri. Kamuheka agakambakamba akamugeza hanze, bagakora sex, akivura imisonga, akigarukira akarya. Umugore nta habara asinziriye. Rimwe kabiri gatatu, noneho nihuse umugore rimwe aza kwicara avuga ko uyu umugabo uhora ugenda at the same time arwara diary, arwara iki nagaruke vuba. Noneho nawe ashyiraho agatima aravuga ati kambyuke ndeba aho agiye. Agiye kuza asanga aramuhetse, arakambakamba, arabareka bageze aho bajya, araza ati runaka uri mu biki. Umugabo yakozwe n'isoni nyine, urabyumva. Aramubwira ati rero ati uyu mwana ati yaturereye abana, ati yarabahetse, ati nasanze naye nta kindi namuhemba, ati namuhembye kumuheka. Ariko uri umugabo yakozwe n'isoni, ariko mu by'ukuri nizangaruka. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba,
intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za apartment, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783 337 8096.